Iyi filime izina ryayo ni Bon Appetit. Iyi niyo filime iri gutrendinga cyane muri iyi minsi. Iyi filime niyo iri kurya trendi cyane kurenza izindi zose. Aho uri kunyura hose uri kumva ngo filime yitwa Bon Appetit, aho uciye hose ngo Bon Appetit, aho uciye hose ngo Bon Appetit. Iyi ni filime nziza cyane yasobanuwe n'umusobanurizi Rocky. Hano rero nkuzaniye top 5 ya filime zimeze nka Bon Appetit. Iyi filime nimba wararebye ukayikunda kandi nimba utarayireba uyishaka kuyireba kuko ni nziza cyane. Naho iyi ngiyi yindi nayo yitwa Billionaires Bank. Iyi nayo ni filime iri gutrendinga cyane. Iyi ni filime y'ubujura. Niba warakunze filime z'ubujura rero hano nkuzaniye izindi filime zimeze nk'iyi ngiyi, aho uciye hose uri kumva ngo Billionaires Bank, Billionaires Bank. Niba nawe rero warakunze iyi filime iri gutrendinga cyane yitwa Billionaires Bank ukabakunda filime z'ubujura, hano nkuzaniye izindi filime zimeze nkayo nazo uzishaka uzirebe. Tugende rero nta gutinda, reka nkugezeho filime nziza, filime nazanye ku mwanya wa mbere imeze nka Bon Appetit. Iyi ni filime nziza cyane, ni filime yamenyekanye ku isi hose kubera kumurika high end cooking muri Michelin stars. Iyi ni filime igaragaza pressure y'ibiryo muri restaurant z'ikirenga. Iyi filime igaragaza kandi umushefu mu guteka uba wifuza inyenyeri 3 muri Michelin stars. Niba warakunze filime Bon Appetit shaka ni filime uyirebe, izina ryayo ni Banti. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa kabiri, niba wararebye Bon Appetit ukayikunda, iyi nayo ni filime nziza cyane. Iyi filime igaragaza ubuzima bw'umutetsi ukomeye cyane ku isi Julia Child. Iyi ni filime igaruka ku buzima bwe. Iyi filime kandi nanone igaragaza uburyo guteka bishobora guhindura ubuzima. Niba warakunze filime nka Bon Appetit ugakunda filime nk'iyo ngiyo nabanje kuguha Banti, iyi ngiyi ni imwe muri filime yakubera nziza cyane. Shaka iyi filime uyirebe, filime igaruka ku buzima bwa Julia Child. Niba warakunze filime nka Bon Appetit rero iyi ngiyi nayo ni imwe muri filime wakishimira. Iyi filime yitwa Julie and Julia. Iyi ni filime nziza cyane, shaka iyi filime uyirebe iragukorera umunsi rwose. Filime nkuzane ku mwanya wa gatatu, niba warakunze filime nka Bon Appetit, iyi nayo ni filime yakubera nziza cyane. Iyi ni filime igaragaza ubuhanga mu guteka, ariko iyi ni filime nanone ku ruhande rumwe irasekeje cyane. Niba wararebye filime nka Bon Appetit ikagusetsa, iyi filime yo noneho yo irarenze. Shaka iyi filime uyirebe, izina ryayo ni Le Chef. Iyi ni filime nziza cyane, ni filime ijyanye n'ubuhanga mu guteka. Iyi ni filime wareba ukayishimira. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa kane, iyi yo noneho ni Rurangiza pe. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane ku bantu mwakunze filime ya Bon Appetit. Noneho nkuzaniye filime imeze nkayo, ariko noneho yo ni filime iri romantique ku ruhande rumwe, ni filime iri mu rukundo. Iyi ni filime nziza cyane igaragaza imiryango ibiri ibihanganye. Iyi filime irimo umuryango umwe ufite restaurant iteka ibiryo bya India food, ibiryo by'Abahinde. Hakabamo nanone n'undi muryango uteka ibiryo bya French food, ibiryo by'Abafaransa. Iyi filime nubwo igaragaza imiryango ibiri iba ihanganye, ariko ku ruhande rumwe abana babo nabo bari bafite impano yo guteka cyane. Umusore ukomoka ku muryango w'Abahinde yaje gukundana n'umukobwa ukomoka mu muryango ufite restaurant y'Abafaransa, batitaye ko imiryango yabo ihanganye. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane rero, niba warakunze filime nka Bon Appetit, iyi nayo yishaka uyirebe, izina ryayo ni The 100 Foot Journey. Filime nkuzane ku mwanya wa gatanu, iyi nayo ni filime nziza cyane. Wakunze Bon Appetit yo muri Korea, filime ijyanye no guteka. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa gatanu nayo niyo muri Korea, ni filime ijyanye n'ibyo guteka. Iyi ni filime nziza cyane. Warakunze filime nka Bon Appetit, aka filime nako nikagucika, aka filime nako muri Korea. Niba wararebye filime yitwa Bon Appetit ukayikunda, iyi nayo ni filime itagomba kugucika. Iyi filime ni nziza cyane, izina ryayo ni Le Grand Chef. Iyi ni filime yo muri Korea, ni filime nziza cyane nayo ijyanye n'ibyo guteka. Iyi filime ntigucike. Nkuko nabikubwiye rero, nakubwiye ko nimara kuguha top 5 ya filime zimeze nka Bon Appetit, ndahita nkugezaho n'izindi filime zimeze nk'iyi ngiyi iri gutrendinga cyane muri iyi minsi. Iyi filime yitwa Billionaires Bank. Iyi nayo ni filime nziza cyane iri gutrendinga, niba utarayireba yishaka uyirebe. Ikaba ari filime y'ubujura rero, niba ukunda filime z'ubujura hano nkuzana izindi filime zimeze nkayo. Iyi filime nkuzare ku mwanya wa mbere rero imeze nka Billionaires Bank. Iyi ni filime nziza cyane, filime y'ubujura. Aha muri iyi filime abajura bategura igitero cyo kwiba banke, ubundi igitero cyabo kikagenda neza cyane ku buryo n'abapolisi batabonye uko bahagarika iki gitero. Iyi ni filime nziza cyane ku bantu bakunda filime zirimo ubujura, ku bantu bakunda filime zirimo kwiba cyane. Iyi filime yakuryohera. Izina ryayo ni Inside Man. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa kabiri, iyi nayo ni filime iteguye kabisa, ifilime ureba ukavuga uti irimo muteguro. Iyi ni filime nziza cyane yakinwe na Sergio Molokina, abeshi mu muzi nka Professor. Iyi ni filime nziza cyane, ni filime irimo muteguro, ya filime ureba ukavuga uti iyi filime irateguye kabisa. Iyi filime izina ryayo ni La Casa de Papel. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa gatatu nayo ni filime nziza cyane, filime irimo umuteguro, ya filime kabisa ureba ukabona irimo umuteguro. Filime irimo abastari bagiye batandukanye, urugero nka Edward Norton, Mark Wahlberg. Iyi filime kandi irimo umusitari w'igihangange w'ikirangire mwamenye nka Transporter Jason Statham. Iyi filime igaragaramo abajura bategura kwibaza habo bakoresheje imodoka ntoya cyane. Iyi ngiyi nimwe muri filime z'ubujura yakubera nziza, shaka iyi filime nayo uyirebe. Iyi ngiyi nimwe muri filime ziri bugukorera umunsi. Izina ryayo ni The Italian Job. Iyi ni filime nziza cyane.
iyi filime yindi nkuzaniye ku mwanya wa kane ku bantu bakunda filime zirimo ubujura, ku bantu bakunda filime zirimo umuteguro w'ubujura, iyi nayo ni filime nziza cyane yasobanuwe n'umusobanuzi Rocky Kimomo. Shaka filime yitwa Money Heist uyirebe niba ukunda filime zirimo ubuteguro w'ubujura. Iyi ni filime yakubera nziza cyane. Iyi filime nayo ni filime niba warakunze filime nka La Casa de Papel, iyi nayo ni filime yakubera nziza cyane. Iyi filime nkuzaniye ku mwanya wa gatanu, iyi nayo ni filime nziza cyane niba ukunda filime zirimo ubujura, niba ukunda filime kabisa zirimo umuteguro w'ubujura, iyi nayo ni imwe muri filime zakubera nziza. Niba ukunda filime zo muri ubu bwoko rero iyi filime nayo ntigucike. Iyi ni filime nziza cyane yishaka uyirebe. Izina ryayo ni Point Break. Iyi ni filime nziza cyane yishaka filime yitwa Point Break uyirebe. Iyi ngiyi nayo ni imwe muri filime nziza cyane z'ubujura. Iyi filime nayo iragukorera umunsi. Wowe twabanye tukaba tugeranye ku musozo, ndagushimiye cyane. Wari kumwe nanjye Harare Menya, nibi dusubire ku biganiro by'ubutaha. Imana iguhe umugisha.